Yes, reka mbahe ikaze mwebwe mudahwema kudukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni Magic Media Rwanda nk'ibisanzwe, aho twiyemeje kujya tukubwira amakuru atandukanye abavugwa hano mu Rwanda ndetse no mu mahanga, tukayakuzanira ku gihe nawe ukayamenya mu bambere. Rero muri uyu mwanya nyemerera turebere hamwe iyi nkuru ikomeje kugenda ivugwa kuri uyu muhanzi Chris Easy. Ni nyuma y'uko rero apfushije mama we mu minsi mikeya ishize, ndetse mu by'ukuri abahanzi benshi bakomeje kugenda bamufata mu mugongo, n'abanyarwanda ndetse n'inshuti ze ziba hanze y'u Rwanda bakomeje kugenda bamwoherereza ubutumwa bumwihanganisha, ariko ari amakuru akomeje kuvugwa yuko mu by'ukuri bigoye kubyakira muri iyi minsi ari mibi kuri we, ndetse ubuzima bwe ubona yuko ahangayitse cyane, ntabwo yishimye na busa, nubwo arakira ko mama we yaba yagiye. Uyu muhanzi Chris Easy mu minsi mikeya ishize nibwo inkuru yamenyekanye, hari ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Muri icyo gitondo nibwo Junior Giti ushinzwe kureberera inyungu z'uyu muhanzi Chris Easy yaganiriye n'igihe abatangariza yuko mama wa Chris Easy yitabye Imana aguye mu bitaro bya Nyarugenge. Ni nyuma yuko rero uyu mubyeyi yaramaze iminsi itari mike arwariye hariya mu bitaro bya Nyarugenge, ariko ku itariki 11 na 12 byatangaga icyizere yuko uyu mubyeyi yakize, ku buryo nawe yababwiraga yuko ari kumva ari koroherwa, ku buryo mu by'ukuri ashobora no kuza kuba yataha mu minsi mikeya, kuko yaramaze koroherwa. Nawe yari ari kwiyumva avuga ko yorohewe, ariko baje gutungurwa n'inkuru y'akababaro, inkuru mbi cyane mu gitondo itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025 ibamenyesha yuko mama wa Chris Easy ahise yitaba Imana bitunguranye. Rero nabo babimenyesheje abantu bose, bakora igishoboka cyose babimenyesha abantu bose, bakomeza kwihanganisha uyu muhanzi. Ku itariki rero 15 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025 nibwo mama wa Chris Easy yashyinguwe, ndetse abastari n'abantu benshi bagiye batandukanye baherekeje uyu Chris Easy kandi bakomeza kumufata mu mugongo, ariko nawe yaje kuvuga amagambo akomeye avuga yuko abuze umuntu w'ingenzi mu buzima bwe, dore ko mama we bakundanaga cyane, bari babanye neza, nk'uko amavideo yakomeza kujya agenda asakara ku mbuga nkoranyambaga, babona yuko babanye mu buryo butangaje ndetse bakundanye cyane. Niyo mpamvu rero Chris Easy kubyakira byamugoye, ntabwo arumva neza yuko atazongera kubona mama we wamukundaga nawe akamukunda, dore yuko atamufataga nk'umubyeyi we gusa, ahubwo yamufataga nk'inshuti ye ikomeye cyane. Uyu Chris Easy rero kubyakira byanze, biri kuvuga yuko afite agahinda ndetse anababaye cyane. Niyo mpamvu abantu benshi basabwa gukomeza kumuhumuriza, bakamwohereza message zimuhumuriza, dore yuko ibi ni ibihe biba bigoye cyane, ni ibihe biba bigoye kunyuramo, kubura umubyeyi, kubura inshuti, dore yuko mama we yari byose bye mu by'ukuri. Rero dukomeze twihanganishe uyu muhanzi Chris Easy, dukomeze tumukomeze, nta kundi niko bigenda mu buzima, nago ibihe biteguza, nago ibihe bibi biteguza, ubwo nta kundi no kwihangana. Rero nyabuna mukomeze mwoherereze uyu muhanzi Chris Easy message zimwihanganisha, ndetse n'ababishoboye mugereyo mu musure, mukomeze mumufate mu mugongo, kuko ibi bihe arimo nago byoroshye habe na busa. Iyi rero ni Magic Media Rwanda nk'ibisanzwe, aho tukugezaho amakuru agiye atandukanye bavugwa mu Rwanda ndetse no mu mahanga, kugira ngo nawe ubashe kuba wayamenya. Nanone niba ari ubwa mbere ugeze hano, cyangwa se ukaba warahageze ukaba utarakora subscribe, nyabuna wibuke ukore subscribe kugira ngo amakuru atazajya agucika, amakuru uzajye uyabonera ku gihe nk'ibisanzwe. Reka rero ngushimire, nkubwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka, komeza ubane natwe, ciao ciao.